Ibi byiza ko dukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe ikibazo cyo kwikinisha. Abantu benshi bagenda bambaza ibibazo byo kwikinisha. Ese kwikinisha ni byiza? Ese ni ibisanzwe? Ese ni ikibazo? Ese bifite ingaruka? Ese hari ibyiza byo kwikinisha? Ibi ngibi turaza kubivuga dushingiye ku buvuzi, dushingiye ku myizerere yaba iby'amadini, ariko tuvuge n'ingaruka zishobora kubamo n'ibyiza byo kwikinisha, kuko usanga abantu benshi bakwirakwiza ibihuha bijyanye no kwikinisha, cyane cyane ibihuha biba bishingiye ku gutera abantu ubwoba. Noneho abantu bamara kugira ubwoba bakabona kubapropoza ngo dufite imiti ikiza kwikinisha, nk'aho kwikinisha ari indwara runaka. Kwikinisha ni iki rero? Kuko nabyo abantu bagenda babimbaza. Ese umuntu yarose yakoze imibonano mu gitondo agasanga yirangirijeho, ese aba yikinishije? Ese umuntu wikinishije ese yabyara? Ese njyewe ko nikinisha ntwite, ese umwana yabyamugiraho ikibazo? N'ibindi bibazo byinshi. Ibi byose rero reka byose tubicemo buhoro buhoro kugira buri wese yumve kwikinisha ni iki, ingaruka zavamo, ibyiza byo kwikinisha, byose kugira buri wese abyumve. Ntabwo turabivuga nk'umuganga gusa cyangwa nk'umupasiteri gusa cyangwa nk'umushehe gusa, turabivuga muri rusange imyumvire y'abantu. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe no kuri like, kuri subscribe munsi ya video no kuri like, kandi nimba ari ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. So kwikinisha rero ni igihe ufashe imyanya yawe y'ibanga ukayikangura mu buryo bwo kwiha ibyishimo wakagombye kubona mu mibonano mpuzabitsina, ukabyiha ufashe imyanya yawe y'ibanga ukayikangura. Ku bagabo bafata umwanya w'ibanga bakagenda bawukinisha nyine kugeza ubwo amasoro asohotse akarangiza nyine. Ku bagore, umugore afata imyanya y'ibanga akagenda akangura kugira ubwo yumvishe arangije. Nkuko ashobora gukoresha intoki, ashobora gukoresha ikindi gikoresho akinjizamo cyangwa agakoraho nyine kugeza ubwo arangije. Ibyo nibyo bita kwikinisha. Igihe rero byabaye usinziriye utabizi, wenda uri kurota ugasanga byabaye, ibyo ntabwo biba ari ukwikinisha. Ibyo babyita pollution nocturne cyangwa kwiroteraho. Ibyo biba bitandukanye no kwikinisha, kuko kwikinisha ni ikintu wowe ukora ushaka kwiha ibyishimo. So kwikinisha rero ushobora kwikinisha wowe ubwawe ukabyikorera, ukabyikorera cyangwa ukabyikorera nk'uko mushobora kuba uri kumwe na mugenzi wawe akabigukorera. Ibi ngibi bishobora kuba igihe wenda muri gukora imibonano, umugabo arangiza vuba cyangwa acika intege igihe cyo gukora imibonano, uwo bari kubikorana akamufasha gukangura wa mwanya w'ibanga kugira igitsina cyongere gufata umurego. Nk'uko umugore udafite ubushake, umugabo ashobora kumufasha gukangura ya myanya y'ibanga kugira yongere kugira ubushake, yongere kugira ububobere n'ibindi. Ibyo byose babyita ni ukwikinisha. Ushobora kwikinisha wowe ukikinisha, cyangwa mugenzi wawe nimba navuga ko ari agukinisha, sinzi nimba ariko twabivuga, ariko muri rusange ni ukwikinisha. So kwikinisha rero tutabivuze nk'abapasiteri cyangwa abandi bantu, kwikinisha ni ibintu bisanzwe. Kwikinisha ni ibintu bisanzwe. Impamvu ari ibintu bisanzwe ni uko umuntu atangira kwikinisha akiri mu nda ataravuka. Ibi ngibi dukunze kubibona iyo turi gukora ecography, cyane cyane ku bahungu. Waba uri gukora ecography ukabona akana muri ecography kari gufata agapipi ke, kari gukandaho, maze ukabona agapipi gafashe umurego. Iyo igitsina cy'umwana gifashe umurego rero yari ari kugikandaho kuri ecography uri kubibona, mu by'ukuri aba ari kwikinisha akiri mu nda ya nyina. Iyo umwana amaze kuvuka rero usanga ari kwikinisha, ari gukora ku gapipi ke. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyo. Gusa dukwiye kumenya ko muri sosiyete, cyane cyane muri Afurika bafata ibintu byose bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ni ibintu
umuco wahariye abantu bamaze gukura, abantu bashakanye. Iyo rero ugiye gukora ibintu byose bitange ibyishimo wakagombye kubona mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa ugiye gukora imibonano mpuzabitsina utarashaka, udakuze, babifata nk'aho ari ikizira, nk'aho ari ibintu bidasanzwe. Akaba ari no mpamvu no kwikinisha hajemo ya myumvire myinshi ivuga ko kwikinisha bitera igicuri, kwikinisha bitera indwara zo mu mutwe, kwikinisha bituma umuntu atabyara n'ibindi byinshi by'iterabwoba. Ibi ngibi rero ni ibintu bijyanye n'imyizerere cyane cyane, bituma biba biza kubuza abantu kubadekuraje gukora ibyo bikorwa. Ibi ngibi ni imyizerere yo muri Afurika, ariko tubijyanye no mu madini, amadini menshi afata kwikinisha nk'aho ari ukwiyanduza, bifata kwikinisha nk'aho ari icyaha, bifata kwikinisha nk'aho ari ukujya mu bintu by'urukozasoni, ibintu biteye isoni. Ibi ntacyo wabikoraho kuko ni imyizerere baba barazaniye abantu. Ariko tuvuge mu buryo bwo kwa muganga, ese kwikinisha bigira ingaruka? Mu by'ukuri kwikinisha utarengeje urugero nta ngaruka zo kwa muganga byatera. Kubura urubyaro, kuba warwara igicuri, kuba wagira ngo intanga z'ibihuhwe, intanga z'amazi n'ibindi, biriya byose ni imyumvire baba bari kuzana kugira badekuraje, babuza abantu gukomeza kwikinisha, ariko ibyo byose ntabwo ari byo, ni ukubeshya gusa. Ikindi ni byari ushobora guhura n'ingaruka zo kwikinisha rero. Igihe uhuye n'ingaruka, ushobora guhura n'ingaruka zo kwikinisha. Kwikinisha icyo dukwiye kumenya nk'igikorwa cyose gishobora gutuma umuntu agira ibyishimo. Kugira ugire ibyishimo ni uko ubwonko bwawe buba bwakoze umusemburo wa dopamine, kandi uko ugenda wikinisha niko ubwonko bwawe bukora umusemburo wa dopamine mwinshi. Uko rero wikinisha kenshi, ubwonko bugenda bwongera umusemburo wa dopamine, ku buryo igihe ugabanyije ingano yo kwikinisha, ubwonko budakora dopamine ihagije. Ibi ngibi bikaba byatuma wumva utishimye nk'uko wishimaga mbere. Ibi ngibi rero bishobora gutuma uba addicted, nk'uko umuntu ashobora kuba imbata y'inzoga, imbata yo kunywa itabi, imbata y'ibiki, ukaba wumva mbese igihe utabikoze mu bwonko bwawe utari stable. No kwikinisha igihe ubikoze kenshi, inshuro irenze imwe ku munsi, buri munsi ukajya ubikora inshuro irenze imwe ku munsi, kabiri, bigeraho ubwonko bwawe bukajya bugutegeka kujya kubikora. Ibi ngibi rero bikaba byagutera nyine ibibazo nko mu kazi, ukaba wasiba mu kazi, ukaba wakwangiza igitsina cyawe igihe uri kwikinisha, cyane cyane ku bakobwa no ku bagabo. Ibi ngibi byagutera ibibazo, bikaba byatuma igitsina cyawe kigorama kubera kwikinisha cyane, ukakomeretsa imitsi y'igitsina cyawe. Ariko usibye ibi ngibi nta zindi ngaruka zishobora kubamo. Ibyiza byo kwikinisha ni uko igihe waba ufite stress nyinshi cyane, bishobora gutuma ubwonko bwawe bukora ya dopamine n'amaserotonine, bikaba byatuma stress zawe zigabanuka. Nimba ufite umunaniro ukabije, bikaba byatuma usa nkaho uruhutse. Ikindi ni uko kwikinisha bishobora gutuma usinzira neza igihe waba wagiye kwikinisha. Ibi ngibi biba ku bantu bibana, yaba yibana atashaka kwishora mu mibonano mpuzabitsina, akaba yabuze ibitotsi, yakwikinisha akaba yasinzira neza. Ikindi ni uko kwikinisha bishobora kugabanya tension, ubushake bwinshi cyane bukabije bwo gukora imibonano, aho kujya gusambana ukaba wakwikinisha. Ikindi ku buryo buri psychologique, kwikinisha byagaragaje ko bishobora kugabanya imihangayiko itari ngombwa, noneho bikaba byatuma umuntu yimenya. Abagore benshi, abakobwa benshi cyane cyane, nibo baba batazi nimba ashobora kurangiza igitsina cyakoze kuri rugongo cyangwa cyagezemo imbere n'ahandi. Benshi babimenya ari uko bagiye gushaka, bagera no gushaka baba batagira communication nziza n'umuntu bashakanye, ntabashe kubimenya. Abenshi rero n'ababimenya ni uko babimenya ari uko bikinishije, yakora kuri rugongo akumva ariho hari sensibility iri hejuru, cyangwa yashira intoki z'imbere n'ibindi bikoresho, akaba aribwo yakumva ibyo byishimo birenze, ku buryo noneho yajya gukora imibonano nyirizina akaba aribwo yabimenya. Rero igihe utabikoze birumvikana ko utabimenya. Ibi ngibi rero birumvikana
ujyanye mu myumvire y'amadini yaba abayisilamu abakristo n'andi madini menshi babuza abantu kwikinisha kubera nyine kubyita icyaha, ariko mu buryo bwa kiganga nta